Ese amakuru biza. Kwiranyisha ni mabi. Ni ukuri pe. Umeze nabi muri iyi minsi. Nashwanye nabyiye kubera James. Nashaka ko mbana na Benny kandi namushaka kubera ko nakundaga James cyane n'umutima wanjye wose. Ndumvise nkurikije kwimbwira. Nabikubwiye ko ndabyibuka. Ibibazo tugira ngo ibibazo byaje kuko bizera rimwe. Ndagira ngo ubwire niba ukunda ubuzima bwawe uhagarike gutesha umutwe Liza. Nkunda ubuzima bwanjye gutesha umutwe Liza? Yewe gutumye ngo uzubimbwire cyangwa oya. Ndagira ngo nkubwire ko Liza ari umugore wanjye. Liza, ukanyura Liza. Liza bigenze bite? Sanda bamba bari. Liza, umva mbwira se habaye. Ubwo twumvishije. Yesu we. Kimurandiye. Iyi ni lisiti y'imishwi yavuye mu ituragiro. Iyi yindi ndebe ndabona yari lisiti y'imishwi. Iyo yindi y'inyuma ni yuko uko twagiye dusarura uko zihagaze. Iyi ngiyi ni lisiti y'inkoko zikuze. Iyi ngiyo ni abantu batanze amakomande nuko bazagenda bazitwara. Ariko bo ntabwo barayitwara. Ben, ndabona ibintu bimeze neza biteguye neza nta kibazo. Ahubwo ndashaka lisite y'uku kwezi mwahembeyeho abakozi. Nari nyikeneye. Iyo nayo ndayifite hano mu mashini. Kwereke. Wayimpa ndayishaka. Ndayifite hano mu mashini. Ndaza kuyimprima nayo nyikwereke. Bibageza barabimpaye kubera ko muri iyi minsi ndashaka kugenda mfite urugendo. Ntabwo nzaba mpari ku kwezi, ntabwo nzaba mpari iminsi imbere, ntabwo nzaboneka. Ubwo waza kumpera lisite nkazagenda nyijyanye. Ndayigwa rwose mu minota mikeya. Yego. Ben, ni ukuri ndagushimira cyane pe. Ntabwo nicuza kuba naraguhisemo ngo uhagararire kampani. Ngushimira cyane ukuntu umbwiza ukuri mu kazi kandi ukora akazi nk'aho ari akawe. Ahubwo mu kandi kanya ushaka ko dutembera nkajya kugushimira ku kazi ukora neza, ukora nk'uwikorera. Ibintu byose tugeraho ni ukubera wowe. Si wumva se ahubwo wagira ngo wari wambonye ko nari mfite icyaka. Noneho wari ufite icyaka cyinshi cyane. Kimwe gikomeye cyane wagira ngo namize ipasi. None uyu munsi uri muri mode. Cyane rwose. Ndakuzi nawe uragashoboye. Mu kandi kanya dutembere ngushimire akanwa kambaye ubusa ntabwo gasabire nk'igisigati. Murakoze cyane. Numva noneho twagenda nkagushimira. Rero uragenda umbwira n'utundi mu kazi ko bimeze. Kubera ko nzaba ntahari. Hari ikibazo? Nta kibazo. Sawa. Ako se Divi reka mubaze akabazo k'amatsiko. Liza niwe watumye James akwanga? Yego sha, usanzwe umuzi se? Sha ndamuzi cyane. Ni n'inshuti yanjye buriya byadari. Gusa niba ari Liza wabiteye, sha ushatse wakoraho pe ukarekera aho ngaho. Sumva se sha, mfite amahirwe kuba muziranye. Ngo amahirwe y'icyo ushatse kuvuga.
amahirwe mfite ugiye kuzajya umunkurikiranira mu makuru yiwe neza ibyo apanga byose sibyo kandi abizi uzabishobora. Divi reka nkubwire mbabarira rwose ibyo ntabwo nabigufashamo ahubwo inama ngiye nakugira ni uko wakwikuramo James. Thierry baragushutse sinshaka kureka James kareka ahubwo mbwira urabinyemereye urabizi ntabwo buri kimwe cyose wakifuza ko nta kibuzi wanjye ahubwo mbwira urabinyemereye uri tayari? Ben rero nawe Mike abatekamitwe muri ibinsi babaye benshi guteze ejo bundi ngiye kubona mbone muye n'umugabo abarambwiye ati afite business ngo nashoramo nkabona amafaranga ndamubwira nti reka nze rero ngende mbitekerezeho nzazi dukorane nuko byangendekeye ntiyanyumva. none se niba wumva harimo amafaranga kuko utagiyemo umva se ukuntu byagenze naje ngo kumureba ngo tubiganireho nsanga business yambwiraga nta ihari ari ubuteka muke ubwo rero yagiraga ngo kurya amafaranga nawe usigarurira mu myotsi niko babaye. sha mwahora n'iki se ko abo ngabo ari bo benshi tuhura nabo muri business ra abo ngabo tuhura nabo buri munsi ntabwo babura ari nabo uhura nabo rwose pe akaba yakwereka business tingi irafatika ushyira mwayo ugakura mwaya wamara kumuha amafaranga ntanumenya naho yaciye. Ariko hagati aho ngaho tugumye kuryoherwa nanabasezeraho. Dusezera ubu noneho bivuze ko ari wo munsi wawe mutima gusangira. Nishura ko ari umunsi wa nyuma ahubwo barumani nazana kandi sha kumera uyu munsi ni wo kunywa nta kazi. Barumani azana kandi ako serizana n'ubwo uracyirukana kuri James koko shaka iri wabiretse none se James ntabwo namusigarega ndamukunda cyane ko wabakagoryi ubu se James cyambere tuna akazi keza agira nta babyeyi agira ubu koko James mukurikiranye iki ariko kuvuga nabi James ibyo ntabwo byakorora ko byatuma n'ubucuti bwacu burangira pe rega nta mpamvu rimwe mfite yo kwemeza ibintu byose nabonye ntarivugana nanjye na James ngo menye ukuri kw'ibintu byose twagiye nterukana umbwiye ko umuhamagara ntakwitabe wajya kumureba ntimuvugane ubuse urambwira ngo muzavugana muhuriye. urebye nyine kuri iyo ngingo ho kubera mfite akizere kuko nimugoroba twavuganiye musaba ko nyine twahura tukaganira yanyemereye rero urumva ko ukuri kose ndi bukumenya ko duhuye nzaba ndeba ibyanyu pe ubu sinzi ko bizarangira ku bw'amahirwe bishobora kugenda neza ariko nanjye ntegereje ukuri turacyari kumwe nzaba ntabwo ko birangira twari ko byose nzakubwira n'ubundi. Ako se urimo kugenda none se urimo kugenda ntabwo ugeze kubona agenda wowe po ako se ubwo wanyumvishije urugeye twahereye dusakuza kubw'ibinyoma byawe uhoramo ibihe binyoma reka ihera igihe wagiye umbeshyera nibese nakubeshye cyakoroboye wahibwa umujyaho ngaho ase ubwo wanyumvishe ikintu ndimo ndashaka kukubwira ko kandi nyamara ushaka wanyumva ibinyoma
nukuzi ko bira bintu yabyumvishe koko. Yesu. Boss, wambaye neza. Boss, ko arakaye. Kangu kinguri. Ujari kankabaza akantu. Bosi ko agiye yarakaye byagenze gute? Uje buriya mama kera yabaga yarakaye. Jyana naramubyiniraga. Naga gute? Cyakiri banzenze. Narakubyinaga burajyanye baba bagaseka. Mama gase wabaga ari mwiza cyane. Reka da. Kuza wamara umuntu stress kabisa. Umara muri uru komanda cyane kumukingurira. Sega shirikanje. Ni wari ufite ku ishuri? Maze uteze? Wize neza? Yagiye yagiye ku kazi? Uramukumbuye se? Aho uri umubona nimugoroba atazi, sibyo? Genda ukuremo imyenda, ukuremo igikapu, Dodi yaguha ibiryo, hanyuma nagukarabye, sibyo? Bisa amakuru se. Amakuru ni meza James. Ebyo nari. Byiza cyane. James uzi ko abangu mwese muri kimwe. Ubu simbwiza ukuri kare. Ukareka kumbeshya. Ukareka gutuma nkwiruka inyuma n'umwanya ku bintu bitamfitiye akamaro utazagira naho bingeze. James kukubeshya kutakubwiza ukuri gwataye umwanya. Iki nakuze gituma uvuga ko watewe umwanya? Icyo wakoze regura nabivuze. Nagwamagaye inshuro zingahe? Nza kukureba hano. Nibyo gusa se? James warambabaje. Subu ni gutyo wakaje umbwira. Ase James urabona akaje nkubwira. So ibi ni indiri mu mafoto. Ufite impanga se mbimenye? Izi foto ayikuye? Mereza hano. Ayikuye. Ahubwo se wayohereje uyikuye hera. Kumbara nawe wayimpaye. Cyenkohereza amafoto. Cyangwa yarayobye? Jye nyukohereza. Wibeshye nimero se? Bishoboka. Byarashobotse rero. Liza, ikigaragara cyo ufite byinshi nanjye mfite byinshi muziho. Gusa tugumye gutya bwakwira nta kintu twageraho. Ahubwo reka buri wese atege amatwi mugenzi we mato n'ufata umwanzuro kuko ndabona ibi bintu ndabona nazi. Aha. James ngambwira ndakumva. Iminsi yashize nagiye kubona mbona nimero irampamagaye. Ntabwo nari nyizi n'ubwa mbere ari impamagaye. Ndayitaba
nsanga ni umukobwa umamagaye, arambwira ngo uwo mukobwa yitwa Dina, ambwira ko anshaka, ko ari ubutumwa mfitiye, ambwira aho musanga. Nk'umuntu babwiye ko afitiye ubutumwa, nagiye ngiye kumva ubwo butumwa. Mwakire. Murakoze. Sinjye fanta yanjye rero ni iyi ngiyi. Sinjya nigora. Ntacyo bitwaye. Ubuzima bwacu. Yaka kantu ndakemera cyane. Agera ku nzoka ndagakunda. Yana kabisa ntari. Rero burakananiye. Mwira kangaka. Mba nta kibazo. Sha ntacyo kuko biterwa burya n'icyo umuntu yamenyereye. Ariko se ntundi bwari ubuhoro. Ni amahoro cyane wanjye se n'iki cyera amahoro niyo yuzuye. Wewe nkwa guse ngo turaganira. Ko hari nka mari se. Okay. Ko mari se nawe ko hari. Nawe ntugitinzamo. Bari tayari. Zukuri tayari we. Sana gutinzamo kabisa. Karibu rero mu maganza. Karibu wacu. Tukwakiriza ikizi? Wamaye si bihari hari ikibazo. Nta kibazo kamuzanira ibihari. Abana baraho? Sha baraho ni ukuri turashima Imana. Cyane turaho. Nawe araho. Sha ndategereje. Mbeshya ariko nayobewe sinzi. Nta kibazo ni karibu. Maganza rwose uzanye n'ibintu nkunda ni ukuri. Yego. Mana ndagushimye kuri neza. Ushimye ko abanye natwe ukaturinda. Ubwa mu maganza ugeze hano muhe umugisha. Tubonye rero ifunguro ryezo ritunganye ruhumanire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Karibu rero. Murakoze kababyeyi. Shamana kuri ndi kwigaya n'undi ruhande nukuri ko bigire umwanjye unsura. Oya nukuri ndabipanga muri iyi minsi. Nakuko muri iyi minsi ndabipanga nzagusura. Sawa ntacyo ndategereje. Usanze njye nta kinyweye rero nta kibazo. Nta kibazo. Ryoherwe rwose. Murakoze. Mundi buzima harura. Shanda ndashima Imana. Nawe ari kuraho. Nanjye ndaho. Amakuru se? Amakuru ntabwo ari meza cyane. Arabura iki se mana yanjye? Nyine urabona kuva cya gihe Fideli na n'ubu rwose ntabwo tumeranye neza. Byarahindutse mu rugo. Shobora kuba yaratwumvishe bimwe twavuze. Kuko ntabwo tuvugana kuva cya gihe. Aracecetse wumve ngo no kwinjira arinjira ntasuhuza nta kuvuga mbese mu rugo nta mahoro ahari. Kandi n'ibintu bitajyaga biba kuri Fideli rwose. Mbese nta kuntu Fideli wazamubwira nanjye mpari nkabaganiriza ariko erega nta muntu ubura inama nanabagira inama ntiyabura tukamucururutse. Nkabivuga se? Nkabitobora nkahita mbivuga. Wanabimubwira ariko nanjye mpari nkajya nkunganira. Uwo muhungu rero ubundi yakundanaga na mukuru wanjye. Na mukuru wanjye aza kujya hanze. Nuko bari bafitanye ubukwe. Noneho kuko yari agiye baza gushwana nyine ibintu babiri. Noneho ko mu rugo bamukundaga bashaka ko mbana nawe. Nyine babinshyiramo ku ngufu biba n'ibintu birebire nyine.
urumva ko ariyo mpamvu yaje akubwira gutyo. Ndabyumva. Ese ikigaragara cyo urukundo rwacu abantu bari kuruhiga. Hari niko mbibona. Yaba uwo Ben cyangwa se undi muntu uwo ari wese ushaka kubyishima tutaramenya ngo ninde. Gusa icyaba cyiza dufatanije twabasha kumenya neza icyo turi gukinira. Kuko nubwo narakurakaye n'ukandakarira bisa nkaho ari agatego twaguyemo k'abandi bantu. Ibyo ni ukuri birumvikana. Ahubwo reka tumenye ngo ninde wishimiye ibi bintu. Kandi nawe mbabarire kuba narakurakaye. Urabizi ndagukunda cyane pe. Isa ndabizi yuko unkunda kandi nanjye ndagukunda. Gusa bari kuko natumye umutima ubabara. Narakubabaye James, nta kibazo ubu ngubu dufitanye pe. Gusa umbabariye kuko natumye umutima ubabara. James wigira ikibazo narakubabariye. Yego. Kandi nawe mbabarire ko natumye biba. Wakoze ko mu mwanya tukaganira. Nawe wakoze cyane kuko umutima wanjye wari ubabaye. Mukiye kuko utari mukekera ibintu utigeze ukora. Gusa kandi nanjye ndishimye. Wumve wa mugabo. Niba hari umuntu uri kuntesha umutwe numva urazengera ni ka gasenze ngo ni James. Si we wenyine kuko mu rugo natwe Riza nagishaka kutuvugisha. Ntabwo nzi ikibazo gihari byaratuyobye. Niba ari kariya gasore karimo kubitera. Rero ikindi kibazo mfite ni icy'akazi kabaye. Arinjira ntagishaka kumvugisha, yinjira ahitaza akora nta no kuvuga. Imvugo ngubu ngo ndaremerewe. Ntabwo ari wowe wenyine. Nanjye wanjye ntabwo Riza gishaka kutuvugisha. Ntabwo nzi ikibazo gihari uko kimeze. Ariko byihorere ndaza kubikemura. Hari umukobwa ukunda James. Ubu rero niwe ndi kwifashisha ngo abashwanishe abateranye. Ahubwo nungutse igitekerezo. Tutitaye kuri Riza, James ndashaka ko tumubikije muri gereza. Ufite uburyo? Mfite umuntu ugomba kubinkorera.